Yevgeny Prigozhin hirya no hino mwese n'urupfu rwe rugarukwaho cyane noneho guhereje ku wa gatatu nyuma yaho nanone mu ntangiriro z'iki cyumweru kuva ku wa mbere nanone isi yose yagarukaga ku kuba yabaherereye muri Afrika aho yagaragaye yemeza ko ariho noneho Wagner yayoboraga yanashinze igiye gushinga ibirindiro ndetse no kurwanya imitwe yose ikora iterabwoba n'andi mabandi ngo bagashyira umutekano nyawo kandi urambye hose muri Afrika no mu bikorwa bigamije kandi ikuzo ry'Uburusiya byose bikaba ari ibyari beje nyuma yaho abandi benshi bakekaga ahubwo ko yaba ari mu Burusiya cyangwa se muri Belarus. Nanone bikaba ari nyuma yo kugumukana bikomeye ubutegetsi bw'Uburusiya mu meza birashize mwihangana naryo ritoroshye n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare. Ibyo byose rero kuva mu kuba yarabaye umucuruzi w'umuherwe muri business y'ibiribwa akaba n'umuyobozi mukuru w'igikoni cya President Vladimir Putin inshuti y'amagara bikaba birangiye byemezwa ko ari President Putin ubwe watanze n'itegeko ryo kumwica mwiraswa ry'indege ye bwite igaragara ihanuka butoshi ikisekura ku butaka igasandara. Iyo bigeze ku bireba abantu b'ibihangange mu Burusiya byose bihinduka nka seri y'uruhererekane rurero rutabasha kumenya ikirukuri n'amakabya nkuru n'ibyanyabyo kugeza kuri episode ya nyuma nk'igarukwaho ubu ngubu ko filime irangiranye n'urupfu rwa Prigozhin. Abandi bati ni byose kuko ubwo yapfuye koko cyangwa ntabwo ari byo birakebazwaho byinshi kuko byose mu Burusiya igihe cyari cyo cyose biba ari ibyashoboka cyangwa ntibishoboke. Ejo byose byatangiranye n'amashusho magufi yagiye afatwa na telefone ngendanwa z'abantu ku giti cyabo yerekana iyo ndege ihanuka mu bicu nk'ibuye icumba imyotsi inahinda cyane kugeza yisekuye hasi ku butaka igaturika mu kibatsi gikomeye cy'umuriro n'imyotsi myinshi. Aho ni mu gice cya Kuzenkino mu ntara ya Tver majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Moscow umurwa mukuru. Itangazamakuru ry'Abarusiya naryo ntabwo ryatinze guhita ryemeza ko iyo yari indege bwite ya Yevgeny Prigozhin. Bagaragaje neza n'imibare yari yanditseho ifatwa nk'iranga buri ndege tail number ibishimangira nyine ko yari ya Prigozhin nta kubishidikanyaho. Amashusho menshi yanyanyagijwe hirya no hino yagaragaje ibyeye impanuka ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane n'Abarusiya nka Mash na Baza kimwe na channels zitandukanye kuri Telegram. Aho zimwe nizikoreshwa cyane na Wagner zanahise zitangira gushimangira ako kanya ko ari inzego z'ubutasi byanze bikunze zahanuye iyi ndege bagambiriye kwica Prigozhin. Aho hatangizwa n'impaka nyinshi mu burakari bwa benshi bavuga ko yari umugabo w'intwari kandi ko abamugambaniye bose nabo ngo bazahigwa bakicwa ntaho bazabahungira. Izindi mbuga nazo zikoreshwa na Wagner kuri Telegram zikaba zemeje ko inyuma y'iyi ndege ya Prigozhin yahanuwe cyangwa se yahanutse hari indi nanone yari yikurikiye ziva Moscow zerekeza mu mujyi wa St Petersburg ariko yo ngo yahise isubira inyuma ntiyakomeza urwo rugendo ijya kururukira nanone Moscow aho yari ivuye. Ibyo rero byatumye nyine hakomeza kubaho gushidikanya kwenshi hibazwa niba Prigozhin nawe yabarizwaga koko mu yahanutse cyangwa yahanuwe cyangwa nanone akaba yari ari muri iyo yende yasubiye inyuma. Nyamara hari byinshi nanone byaje gushimangirwa n'inzego zitandukanye za leta y'Uburusiya nk'ikigo Rosaviatsiya cy'indege za gisivile cyashimangiye ko Yevgeny Prigozhin nawe yari ari ku rutonde rw'abagiye muri iyo ndege yahanutse. Naho Minisiteri y'Ubutabazi mu Burusiya yo yashimangiye ko abantu 10 aribo bari bayirimo bakaba bose bahise babapfira ntaho harokokeye n'umwe. Igikomeza kwibanurwaho no gushimangirwa nta mpaka nuko koko iyi ndege yari yo bwite nyine ya Prigozhin kandi kaba yavaga Moscow yerekeza St Petersburg bose nicyo bahuriraho. Kuva byemezwa ko Prigozhin yagombaga kuba yirimo ntabwo byanze bikunze nabyo bivuga ko yarayirimo nyine icyo bari bagusana urutonde rw'abagenzi bagomba kuba nyine babarizwa mu ndege. Haramutse harutayigiyemo n'ubundi niyo raporo yabiriho. Nta na hamwe babishimangira bagaruka ku izina rye nyabyo bemeza neza koko niba yarayirimo nawe akaba araho yapfiriye. Ni ibintu kugeza akakanya bemeza mu buryo rusange kuri benshi bisigura urujijo rwose no gushidikanya. Nta rwego mu Burusiya ruhakana cyangwa ngo rushimangire neza iby'urupfu rwa Yevgeny Prigozhin kugeza akakanya. Bigakomeza gushyira icyo kintu n'ubundi cy'urujijo kuri iyi nkuru. Ibyo kandi Abarusiya n'ubundi babikora ku bushake. Abandi bakiri nk'ibiherutse byo kugumuka gukomeye kwa Wagner nta n'uwamenya niba bari bakomeje koko cyangwa ari n'ibintu bari barumvikanye n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Niba ngiye kubira indege yende ya Prigozhin koko yaba yahise isubira inyuma idahanuwe aho ngo ushobora no gusanga ariyo yarahari akaba atapfiriye muri iyo byemezwa ko yarashwe cyangwa se yakoze impanuka hakaba haba hari ikindi noneho kigambiriwe mu kwemeza ko Prigozhin yapfuye hanyuma akaba yakwigira mu bindi nyuma y'igihe runaka nanone abantu bakazajya gutungurwa no kumubona yadutse abarizwaho batamukekaga. Icyo kintu cy'urujijo mu bintu byinshi bibaho ni intwari ikomeye cyane muri politiki y'Uburusiya ku buryo butamenya neza niba bivugwa ari ibihuha cyangwa se ari ukuri. Wareba nabi bikarangira nta n'icyo bimenyeho barabikunda cyane Abarusiya.
uko biri kose ariko nyuma y'aho inzego zitandukanye za leta mu Burusiya nazo zishimangiriye ko Prigozhin nawe yarari muri iyi ndege yahanukiye muri icyo gice cy'Uburusiya, bigashimangirwa kandi ko mu bantu 10 bari bayirimo nta numwe waharokokeye. Ubwo rero ngo n'iby'urupfu rwe nta kabuza ngo ni impamo ku bandi, ubwo ngo yabaye episode nyine ya nyuma y'ubuzima buteye nka film y'uruhererekane rw'imyaka 62 Prigozhin yari amaze ariho. Ni nka filme nyine neza ntabwo ariko nanone ari Prigozhin gusa wari igihanganje ubwo ngubwo mu bapfiriye mu isandara ry'iyi ndege rigarukwaho. Abo barimo ahubwo n'undi bwana Dmitry Utkin banafatanije gushinga umutwe w'abarwanyi b'abacancuro ba Wagner usigaye ubu ngubu nta buyobozi bukuru gifite, mu gihe hari izindi nkuru nazo zemezaga ko iyi ndege yaba yarashwe biturutse kuko harashyizweho ibihe bikomeye cyane by'imikwabu mu kirere cy'Uburusiya kubera ibitero bya drone z'abanya-Ukraine nazo zikomeje kuhagaba ibitero by'umusubirizo. Aho rero ngo ikaba ishobora kuba yagurukijwe mu buryo bunyuranije n'amategeko y'umukwabu yashyizweho igahita iraswa. Ibyo ngibyo inzego za leta z'Uburusiya zabihakaniye kure zivuga ko nta warashiye indege, kandi nanone ngo yari iguruka ivi Moscow yerekeza aho ngaho St Petersburg mu buryo bwose byagira amategeko inabifitiye ahubwo uruhushya rwumvikanyweho. Ngo ni impanuka gusa rero yabayeho, ubu ngubu hakaba ahubwo hakorwa iperereza ryembetse ngo hamenyekane neza icyayiteye, ngo kuko ushobora gusanga ahubwo hari n'uruhare abanya-Ukraine nabo baba babigizemo, n'ubwo nabyo bitahita bishimagirwa kuko iperereza rikomeje. Icyo ngicyo ku ruhande rwa Ukraine ngo kiranyagesha cyane, nabo bahise ahubwo bavuga ko babizi neza ahubwo ko ari igitero Prigozhin yagabweho n'inzego z'ubutasi bw'Uburusiya nyuma yo kuba yari yarabagumukanya akaba kagarara mu bwumvikane buke bagiranye igihe cyose mu ntambara muri Ukraine kugeza atangije n'intambara yeruye ku Burusiya mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ku ruhande rwa Ukraine ngo ni Perezida Putin nubwo watanze itegeko ryo kumuhitana kuko ataragishobora kwihanganira imyitwarire ye nta kindi. Ibyo ngo hari n'ikindi kibishimangira cyuko na General Sergei Surovikin wahoze akorera hafi cyane na Prigozhin nawe yari amaze igihe kinini yaraburiwe irengero, ariko nawe kuva kuwa kabiri w'iki cyumweru bikaba aribwo byatangajwe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'Uburusiya ko yarangije kwirukanwa mu kazi. Mu bivugwa kandi n'abandi mu mahanga ko by'urupfu rwa Prigozhin waba wapfiriye muri iyi mpanuka niye bari nabyo koko. Perezida wa Ukraine Zelensky ati ni nyuma y'amezi 2 gusa Prigozhin yihaye kugira ibyo atavugaho rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya akaba yeshwe na nyuma yo kurwanira Uburusiya mu bice bitandukanye by'isi. N'ubutumwa rero bwihariye Putin yahaye abandi bose mu Burusiya abafite aho bahuriye n'ubutegetsi bwe bose ko ntawe ufite uburenganzira na buke bwo kunyuranya na politike ze, kandi ko wabigerageza wese agomba nawe ko biryozwa yicwa nta kabuza. Ati kuva kera birazwi bitabaye isasu bibuburozi aho wabarizwa hose mwese inzego z'ubutasi ze ziraguhiga zikakugeraho. Na Prigozhin rero ibyo ntago yagombaga kubirengaho. Ibyo ni ibintu bigaragaza neza isura y'imitegekere ya Vladimir Putin mu Burusiya, nuko bisanzwe kandi nta numwe mu Burusiya n'ahandi mwese watungurwa no kuba ubutegetsi bwabo bwamuhitanye. Si inkuru nshya ahubwo icyari kigitangaza bose n'uburyo batamwishe kera hose mu burakari yakomeje kugaragaza no kunenga imikorere yabo y'ibintu yari amaze igihe kinini yishoramo inshuro zitabarika. Naho Mikhailo Podolyak umujyanama wa Perezida Zelensky mu butumwa bwe kuri X ati icyo bisobanura ni igisanzwe kizwi nyine ntawe Putin ajya ababarira, ibyo birazwi, ugomba kuryozwa buri gikorwa cyawe cyakwitwa ikosa niyo ryaba atari ryo mu maso ye, igihano buri gihe kingana n'uburemere bwaryo. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagejejweho iby'iyi nkuru y'urupfu rushoboka cyane rwa Prigozhin yibereye mu misozi yo mu burengerazuba bw'igihugu cye mu butembere n'akaruhuko k'igihe gito hamwe n'abo mu muryango we. Ati ibyo bintu byose byakomeje kutugeraho n'amakuru dufite neza rwose, niba ari nabyo koko ko twabyumvise rero nuko turi kubisesengura akaba Prigozhin yapfuye koko ntabwo byagira uwo bitangaza. Ibyo ngibyo birazwi, ariko kuko nta gihamya yabyo n'uburyo yaba yapfuyemo mu buryo budasubirwaho cyangwa budashobora gushidikanywaho nta byinshi ubu ngubu twabivugaho. Gusa nta gitangaza icyo ari cyo cyose cyangwa gutungurwa nanone ko aba kubibarizwamo. Iruhande rw'Uburusiya Madame Svetlana Tikhanovsky uyoboye uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Belarus nawe kuri X ati Prigozhin yari umwicanyi ruharwa, kuba rero yeshwe ni igihembo cy'imirimo ye, ni nk'inkota yacigatiye igihe cyose nawe musogoso ubwe. N'ubutabera bukwiriye rero ntawatungurwa nabyo cyangwa ngo bibure kumushimisha. Igisomba ibyo ngibyo nuko yaba yapfiriye rimwe na Dmitry Utkin bafatanije guhemba business y'urupfu rukwirakwizwa na Wagner yabo hose mwese. Nukurimbuka rero gukwiriye igisekuru cy'abicanyi n'amabandi nkabo yaranzwe n'inyota itarangira y'amafaranga bavana mu ntambara bahinduye business yabo. Muri make rero turebye mu bitangazamakuru by'Abarusiya kugeza aka kanya ni iki gishimangirwa muri ibi byose. Inzego za leta y'Uburusiya ziremeza ko indege yahanukiye mu ntara ya Tver koko ari ya Prigozhin kandi abari bayirimo bose uko ari 10 yabahitanye. Ibyo ngibyo ni Minisiteri ishinzwe ubutabazi bishimangira, hanyuma ikigo cy'indege za gisivile cyo kigashimangira ko na Prigozhin yagombaga kuba yirimo kimwe n'abandi bayobozi bakuru batandukanye ba Wagner.
amashusho yakwirakwiriye hose kuri internet agaragaza ihanuka ry'iyi ndege ya Prigozhin. Ni ukuri koko ntabwo ari amacurano cyangwa amahimbano nk'uko abandi bari batangiye kubigarukaho. Hanyuma mu bivugwa byose nta rwego na rumwe rwa leta mu Burusiya rwigeze rushimangira na rimwe ko Prigozhin yapfuye koko. Ibintu byose byakomeje gutangazwa mu buryo rusange butamugarukaho na gatubwe nk'aho yari umugenzi usanzwe umwe mu bandi abari bo bose. Ikindi nuko amatsinda ashinzwe ubutabazi yagaragaje imirambo 8 yavangwe mu bisigazwa by'iyi ndege. 8 n'ubwo ari 10 byemejwe ko bari bayirimo, abandi 2 nta wigeze agaruka ku byabo. Ibyuko hari indege ya kabiri ya Prigozhin yaba yarire mu kirere hanyuma iya mbere yamara guhanuka indi gahita ikata bwangu igasubira i Moscow yagarutsweho cyane, ariko kandi nta rwego rwa leta nanone rwigeze ruyashimangira cyangwa se ngo ruyanyomoze ruyahakane. Hanyuma ikitabura gushimangirwa bidasubirwaho nanone nuko ubuyobozi bukuru bwa Wagner bwo bwarimbutse mu buryo nyabwo, kuko ibya Prigozhin by'urupfu rwe byaba byo cyangwa se ntibibe byo, ariko kandi muri iyi ndege yahanutse cyangwa se yahanuwe abari bayirimo bose bari abayobozi bakuru muri iri tsinda ry'abacanshuro b'Abarusiya rya Wagner, kuva kuri Dmitry Utkin ubwe wafatanije na Prigozhin gushinga Wagner, Valery Shekalov wari wengeje Prigozhin ku buyobozi bukuru, n'abandi bakomanda bakuru 4 ba Wagner: Sergei Propustin, Evgeny Makaryan, Alexander Totmen na Nikolai Matusev. Mu itsinda ry'ubuyobozi bukuru bwa Wagner nta n'umwe wabasigaye ari muzima, nayo Wagner yabisigaye ari nk'ikiremwa cyaciwe umutwe, bivuga ko nayo itakomeza kubaho mu mikorere n'isura yari isanganywe. Hanyuma dusoza ni ibisanzwe mu itangazamakuru kugaruka kuvugwa iyo yari igikomerezwa bikaba noneho bivugwa ko yapfuye. Ubwo rero niba Prigozhin nawe yaguye muri iyi mpanuka, muri make tuvuge ko yari we. Yari umurusiya w'umukire cyane mu baherwe rwose ba mbere, n'akayabo k'amafaranga hari uwari we wese adashobora kumenya neza ingano yayo. Iruhande rwe haba mu nzu, mu modokari, yewe no mu ndege aho yabarizwaga hariho hose, imbunda, zahabu n'imifuko, ibirundo by'amafaranga. Nk'umucanshuro nyine w'umwuga, ibyo ngo yari akeneye byose n'abarwanyi be igice kinini cyabyo bagombaga kuba babifite aho ngaho mu buryo bufatika. Mbere y'ubwamamare bukomeye bwa Wagner ishingwa ryayo, yari umucuruzi n'inshuti bwite ya Perezida Vladimir Putin. Imari y'agatangaza yayivanye muri business ya za restaurant z'inyenyeri nyinshi n'amafunguro y'igiciro gikomeye amirwa n'abifite. Yatekeye abaperezida n'abandi bakomeye utabara bakiriwe mu Burusiya, birangira anayoboye igikoni cya Kremlin, atsindira n'amasoko ya za miliyaridi nyinshi yagaburira abasirikari n'ibigo bya leta kugeza kuri za kaminuza, agaba amashami hose. Aho ageriye noneho mu bucanshuro ashinga Wagner mu 2014. Iyi business nayo ishyira ku rwego ruhambaye rutagezweho na benshi mu mateka yayo mwese, aho ngaho bw'amafaranga yabivanyemo mu mikoranire y'ibanga na leta nyinshi z'ibihugu bitandukanye mwese. Byose akabikorana buri gihe na Perezida Putin ubwe, ayo ngayo ntabwo ashobora kubarika hari. Wagner yabarijwe mu ntambara zo muri Ukraine ako kanya gishingwa mu 2014, kandi Prigozhin nawe yayiyoboye mu ibanga, anahakana buri gihe ko hari aho yabahuriye nayo cyangwa ari we wayishinze, nubwo byanugwanugwaga yaje kubyemera bwa mbere mu mwaka ushize. Hanyuma aba barwanyi babarizwa mu bihugu bitandukanye muri Afrika kimwe no muri Syria, aho banakozanijeho n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2018. Hanyuma kuva mu 2022 mu mwaka ushize mu ntambara muri Ukraine nibwo Prigozhin yatangiye gutukana byeruye no kugumuka n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'Uburusiya biturutse ku rugamba rwa Bakhmut. Yabashinjaga ubuswa ndetse no kwima abarwanyi b'intwaro bari bakeneye. Byose yabigejeje hatagira igaruriro mu kwezi kwa gatandatu gushize, ubwo yatangiraga gushinja ingabo z'Uburusiya gusuka ibisasu biremereye ku birindiro by'abarwanyi be. Hanyuma yayoboye aba barwanyi babasha kwigarurira umujyi wa Bakhmut, bahita bajya mu biruhuko. Babivuyemo bahita ako kanya batangiza imirwano ku Burusiya ngo bagambiriye guta muri yombi bamwe mu bayobozi bakuru ba gisirikare mu gikorwa cyagaragajwe n'abandi nko kugerageza guhirika ubutegetsi, batangira kwerekeza no ku murwa mukuru Moscow. Byajemo Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko ngo yumvikanisha impande zombi. Birangira iyo migumuko nayihagaze, aba barwanyi byumvikana ngo aho ko berekeza muri Belarus akaba ariho baguma. Uhereye ubwo ngubwo Prigozhin ntabwo yongeye kugaruka mu itangazamakuru byihariye. Yari yongeye kwaduka ku wa mbere w'iki cyumweru avuga ko ari muri Afrika aho agiye gutangiza imirwano ikomeye ku nyeshyamba hose n'imitwe y'amabandi n'ikora iterabwoba. Ku wa gatatu batiyapfiriye mu mpanuka y'indege. Abandi batubwo ngo ni Putin nyine umuhetanye yari yararambiwe kwigira akagarara kwe. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo.
tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.